tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twabonye uburyo ubusinzi ari ikintu kibi giteye ubwoba, cyagiye kiba intandaro yo gusenyuka k'ubwami bukomeye. Twabonye kandi ko ibyo umuntu abiba ari byo asarura, kuko Babuloni yagiriye ibihugu n'amoko atandukanye nabi. None ibyo bakoze nabo tubona ko bizabagaruka. Ibyo byatumye tubona amwe mu mahano yari abategereje. Ishyano rya mbere twabonye ko Imana yahaniye Babuloni gufata iby'abandi ku ngufu, kuko Imana yacu yo ikiranuka kandi ari nyakuri mu byo ikora byose. Ishyano rya kabiri twabonye ko ari iryakuruwe no kwifuza gukabije kwa Babuloni no kwagura cyane igihugu cyabo. Ishyano rya gatatu ryari rishingiye ku kwica no gusahura, kurenganya no guhohotera. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kuvuga amahano ategereje Babuloni kubera ibyaha byabo. Reka tubanze dufate akaruhuko maze ngaruke mu kanya twiganirire. Imana iguhe umugisha. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 12 haravuga ngo, azagusha ishyano uwubakisha umudugudu kuvusha amaraso, agakomeresha umudugudu gukiranirwa. Uko niko bakomeje Babuloni, bayikomeresha ubugizi bwa nabi, maze baba bakire cyane baratunga. Nshuti yanjye, nusubiza amaso inyuma ukareba mu mateka y'umwana w'umuntu, usanga Babuloni yari ifite ibitekerezo bya gisazi bitewe n'uburyo yabayeho na gahunda yari ifite. Bari bameze nk'abasazi buzuwe n'ibyaha cyane, ku buryo batari gukomeza inzira y'ibyo bari barimo. Bibwiraga ko bari mu kuri mu byo bakoraga. Barwanaga intambara badafashe umwanya wo gutekereza ko ibyo bakoraga bitari bikwiye. Hano rero tubona iteka Imana yaciriyeho Babuloni, ariko nanone ushobora kubifata ukabishyira no mu gihe cyacu, kuko hari ibihugu byigize nka Babuloni muri iki gihe, kandi nabyo bitegereje akaga nk'aka Babuloni. Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 13 haravuga ngo, Uwiteka Nyiringabo, si we utuma abantu bakorera ibizatwikwa n'umuriro, n'amahanga akiruhiriza ubusa. Reka dutekereze imbaraga nyinshi zakoreshejwe n'ibihugu bikomeye mu gihe cyatambutse. Aho kwiyubaka byataye igihe bisenyuka. Urugero ni nk'Ubugiriki n'ibintu byabo byiza bihebuje bari barakoze. Ibyo bintu ni ubugeni, ubukorikori, ibibumbano, ubuvanganzo n'ibindi. Nyamara iki gihugu cy'Ubugereki cyagize ibihe byo gusenyuka. Nukurikirana ibya Alexandre Mukuru ukabona uko yanyuze muri Aziya, uzasanga nta kintu kizima yakoze mu isi uretse kuba yarasenye imijyi itandukanye, agasenya ibyo abantu bagiye bageraho. Ibyo nibyo byaranze Alexandre Mukuru, kandi nibyo byaranze Babuloni, igihugu Habakuki yaburiraga mu buhanuzi bwe. Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 14 haravuga ngo, kuko isi izakwirwa no kumenya ubwiza bw'Uwiteka nk'uko inyanja y'amazi isendera.
Iyi niyo ntego y'Imana kuva kera cyane, kandi ibi bizasohora rwose ubwo Umwami Yesu Kristo azagaruka mu isi. Ibyo ushatse wabisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 11 ku murongo wa 9. Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 15 haravuga ngo, azagusha ishyano uha umuturanyi w'ibyo kunywa, nawe umwongeraho ubumara bwawe ukamusindisha, kugira ngo urebe ubwambure bwe. Ibi bitandukanye gato n'ubusinzi buvugwa ku murongo wa 5. Ho havuga ngo na vino iramuriganya. Hano haravuga hati azagusha ishyano uha umuturanyi we ibyo kunywa, nawe umwongeraho ubumara bwawe ukamusindisha, kugira ngo urebe ubwambure bwe. Icyago giteye ubwoba hano nuko rikeri ijyana abantu mu bibi, ituma abantu bangiza umuco, ikajyana abagabo mu byaha batatinyuka gukora batasinze, bakiyandarika, ikabakoresha n'ibindi byaha byinshi. Ubusinzi ni ikibazo giteye inkeke mu bice byinshi by'ubuzima bw'abantu. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani hakicyubahiro. 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 Imani hakicyubahiro. Imana rurema. Imani hakicyubahiro. Imana y'agakiza. Imani hakicyubahiro. Imani hakicyubahiro. Ubuhamya bwe bugufi, Dr. Vernon McGee yavuze ko yigeze kuganira n'umuntu ukomeye mu bari bahagarariye impuzamashyirahamwe muri California y'Amajyepfo, n'undi wari umwe mu bari bahagarariye amabanki mu gihugu cya Amerika. Ngo bamubwiye ko babahaye akazi ko kugenzura abakozi bamwe baba batangiye kuba banywa inzoga cyane. Ngo bari bazi neza kugenzura ibyo. Nyuma yo gutahura bamwe, babwiraga umugore w'uwo batangiye kubibonaho mu kazi cyangwa atakabonetsemo, kugira ngo ajye amukurikirana mu ijoro. Kandi kuko bamwe muri abo bantu bari abantu bakora cyane ndetse ari n'abantu beza, abayobozi barabasangaga bakabaganiriza, bakabagira inama, bakabafasha gufata icyemezo cyo kureka inzoga. Nyamara dore ikintu gisekeje ni ukuntu amakampani yabo yagiraga za cocktail, kandi muri zo bakitereka inzoga cyane maze abantu bakanywa. Ugira ngo ni ibyo gusa se? Ahubwo bagiraga n'igihe cyo gusohokana abakozi babo bakajya kwifata neza nk'uko babyita muri iki gihe, ariko ugasanga inzoga arizo bashyize imbere cyane. Nanone kandi bagashyiraho abakozi bo gucunga banywi ngo babirukane ku kazi. Ibi ni nko gufata abantu bazima ukabajyana kwa muganga bakabashyiramo uburwayi. Ni ukuri hari ibintu bidafite umurongo muzima bikorerwa muri iyi si ya none. Iri cirwaho iteka rya Babuloni tuvuga hano, Imana yarivuzeho itya iti, ubwanyu mworora ubusinzi, maze ntimunanywe ubwanyu gusa, ahubwo mukanywesha n'abandi. Nanone reka twifashishe urugero rw'umutegetsi umwe. Umugabo n'umugore bakorana n'abana bato bafatiwe mu bintu by'ibiyobyabwenge. Babwiye Dr. Vernon McGee ko abo bana bato bavuye iwabo mu miryango ifite ababyeyi bishoboye,
ariko ugasanga ari abantu bakunda gusohoka kujya kwinezeza mu tubari no mu bitaramo bitandukanye. Umwana umwe muri bo yabajije Dr. Maggie ati, mu gihe mama na papa bagiye kwishimisha mu tubari n'ahandi, bakishimisha uko babyumva, ngo none kuki umwana muto nkanjye atakwigira mu biyobyabwenge? Mu by'ukuri ngo nawe yabuze icyo amusubiza, kuko ba se na ba nyina bigaragara koko ko ari bo ba nyirabayazana b'amateka mabi y'aba bana bajyaga mu biyobyabwenge. Urumva ko ababyeyi ntibataha baborewe cyangwa basinze, batita ku burere bw'abana babo, ngo abana nabo bananirwe kugana mu biyobyabwenge. Ubusinzi ni ikintu kibi cyane, kiri kwangiza umuryango wa muntu. Bituvuga hano abantu benshi babica ku ruhande, ndetse n'iyo umuntu abikomojeho usanga abantu batabyitayeho, ari nta gaciro babihaye. Si igitangaza kandi, kuko na Habakuki avuga ibi ntabwo byatumye yamamara cyangwa ngo abantu babihe agaciro. Reka da, n'ababyumvaga babyirukagaho bakabishyira ku bandi, bakumva abandi ari bo bakora ibibi ko bo ari nta kibazo bafite. Nyamara ugasanga barajandamye mu bibi, bakururirwa n'ubusinzi. Nshuti yanjye, ubusinzi ni ikintu kizanira abantu guta umuco, bakabura icyerekezo cy'ubuzima, bagakora ibintu biteye isoni gusa. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 16 haravuga ngo, wuzuweho no gukorwa n'isoni mu kigwi cy'icyubahiro, nawe unywe umere nk'utakebwe. Igikombe kiri mu kuboko kw'iburyo k'Uwiteka kigiye kuguhindukiriraho, kandi isoni ziteye ishozi zizaba ku cyubahiro cyawe. Nshuti yanjye, ubusinzi bushora abantu mu bibi biteye isoni, bikabatesha agaciro, bituma imiryango isenyuka, umugore n'umugabo bagatandukana, imiryango igasenyuka, abana bakandagara kandi bafite ababyeyi, imiryango ikangana kandi ifitanye isano. Twakunze gukurira mu miryango y'abantu aho bavuga cyane ubunyangamugayo n'ubudahemuka, ariko ugasanga ibyo abantu bavuga atari byo bakora. Bakavuga kurwanya ruswa, ariko bakaba ba mbere mu kuyaka no kwitanga. Bakavuga ibyo kwirinda no kwiyubaha, ariko bakaba ba mbere mu kwiyandarika. Bakigisha ibyo gufasha abakene, nyamara bakaba ba mbere mu kubarenganya no kubakandamiza. Bakavuga ibyo kwirinda ubusinzi, ariko bakaba ba mbere mu kurara mu tubari. Biteye isoni kumva inyigisho nziza, warangiza ugasanga abazigisha ari bo ba mbere bazirengaho. Uzi kuvuga indangagaciro na kirazira, warangiza ukaba uwa mbere mu kuzirura ibizira. Mwene ibyo byose biteye isoni. Ni nabyo byatumye Imana ituma Habakuki ku Bakaludaya b'i Babuloni ngo ababwire ko bazakubitwa hasi, kuko twasomye ngo, niyo mpamvu nzakubita hasi Babuloni kubera ibyaha byabo. Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 17 haravuga ngo, kuko urugomo i Lebanoni hagiriwe no kurimbuka kw'inyamaswa kwabateye ubwoba, bizakugeraho kubw'amaraso y'abantu n'urugomo igihugu cyagiriwe,
ndetse n'umurwa n'abawutuyemo bose. Akarengane n'indi mbuto ituruka ku businzi. Sinzi niba unyumva neza, ariko ibibi by'ubwoko bwose bituruka ku businzi. Gushoka ibiyobyabwenge, ubusambanyi, ubutane bw'abashakanye, ubwambuzi, ibyo byaha byose n'ibindi umuntu atarondora bikorwa muri iki gihe, byose nta handi bituruka uretse ku businzi. Ishyano rya gatanu ni ugucirwaho iteka kwa Babuloni kubera ibyaha byabo. Mu gitabo cya Habakuki ibice 2 uhereye ku murongo wa 18 ukagera ku wa 19 aravuga ngo, igishushanyo kibajwe kimaze iki? Byatera umubaji wacyo kurushya kibaza. Igishushanyo kiyagijwe n'uwigisha ibinyoma bimaze iki? Byatuma uwakibumbye akiringira akarema ibigirwamana bitavuga. Azagusha ishyano ubwira igiti ati kanguka, akabwira n'ibuye rivuga ati haguruka. Mbese ibyo byakwigisha? Dore byayagirijweho izahabu n'ifeza, kandi nta mwuka bifite rwose. Nubwo ariko twakomeje kuvuga ubusinzi, ariko si cyo cyaha gikomeye kuruta ibindi. Ahubwo icyaha gikomeye kuruta ibindi ni ugusenga ibishushanyo, ni idini ripfuye no guhindukirira ibigirwamana aho guhindukirira Imana nzima. Mu gitabo cy'abacamanza ihame rikomeye ry'ubuyobozi ryarerekanywe. Ihame rinasobanurwa neza mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Abahanuzi bose bagiye baryitwararika. Iryo hame ni iri: hariho intambwe 3 ziganisha ku gutikira cyangwa ku gusenyuka kw'igihugu. Intambwe ya mbere ni ukureka Imana cyangwa kuyihakana, ibyo bita apostasy. Intambwe ya kabiri ni ugutinyuka gukora ibiteye isoni, ibyo bita moral of fullness. Intambwe ya gatatu ni ukugira ubuyobozi bubi. Izo nizo ntambwe 3 zituma ibihugu bireka ubumuntu bakabaho kinyamaswa. Sinzi niba unyumva neza uko bikurikirana. Icya mbere ntabwo ari politike mbi, yewe si no gushoka ibiteye isoni, ahubwo icya mbere ni ubuhakanamana, aho abantu bajya kure y'Imana bakigira ibyigenge. Ibi nibyo birimo kudusenyera ibihugu byose, ndetse henshi baragenda batakaza inzozi zabo zo kugera ku byiza. Ahazaza ha benshi harimo kwangirika bitewe n'uko isi igenda ishoka ibibi. Abantu bakareka kubaho nk'abantu bagahitamo kwibera nk'inyamaswa. Ibyo abantu bavugira ahabona si byo bavugira ahiherereye. Usanga ibintu byinshi babitwara amacuri muri iki gihe. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani hakicyubahiro. 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 Imani hakicyubahiro. Imana rurema. Imani hakicyubahiro. Imana y'agakiza. Imani hakicyubahiro. Imani hakicyubahiro. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, hari abantu bamwe bibwiye ko umuntu upfa ashobora gukemura ibibazo bya politiki
imibereho y'abantu ndetse n'ubukungu. Uko niko ibihugu byagiye bitikira buhoro buhoro kugeza aho isi igeze ahantu habi, aho ubona intambara n'ubugome ariyo makuru asa n'agezweho mu gihe cyacu. Ibyo cyakora bifite icyo bibwira abakunda ijambo ry'Imana, kuko ari ibimenyetso by'ibihe bya nyuma. Rero ibyo umuhanuzi Habakuki yavugaga kuri Babuloni byose byayisohoreyeho uko byakabaye. Ugusenyuka kw'igihugu bitangirana no gusenga ibigirwamana, abantu bakareka Imana nzima kandi y'ukuri. Nyamara aho tugeze, gusenga ibigirwamana byakagombye kuba byarataye agaciro, bitakigezweho, kuko abantu bagenda bajijuka. Ariko usanga bareka kwikubita imbere y'ibibumbano n'ibishushanyo, nyamara ugasanga basigaye baramya amafaranga, abandi ugasanga bashyize imbere ubusambanyi n'Imana yabo, abandi bakarundukira mu bibanezeza. Uzasanga hari n'abandi bigira ibitangaza, bakigira abasitari ngo bamamazwe hose. N'undi wese turamubwira yuko igihe cyose afite ikintu kimutwara umwanya n'umutima, icyo nicyo kigirwamana cye. Urugero nko gutwarwa na filime, umupira w'amaguru, interineti, bigatwara umwanya wawe wose ukabura uko ujya imbere y'Imana. Ibyo bisigara ari ibigirwamana byawe. Imana iravuga ngo ndi Imana ifuha. Irakubwira iti ni jye wakubumbye ndakurema kandi ni jye wagucunguye. Aba ari jye usenga gusa rero. Iyo umuntu asubiye inyuma yari mu Mana, akora ibintu bibi birenze cyane ibyo umuntu usanzwe akora. Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 20 haravuga ngo ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, isi yose ituriza imbere ye. Dr. Vernon McGee yerekana ko uyu murongo uvuga ku gihe kizaza ubwo Yesu Kristo azagaruka mu isi. Ubwo azaba ari mu rusengero rwe hano ku isi, isi yose izacecekera imbere ye. Urusaku rwose, kwitotomba kose, ukwigaragambya kose n'urujijo abantu babamo rwose bizarangira. Ariko nanone uyu murongo dushobora kuwugenderaho muri iki gihe. Impamvu tubona ingorane zose ziriho n'ibibazo byose hano mu isi, nubwo ari iyo mu ijuru, Umwami Yesu Kristo ari no mu rusengero rwe, nubwo umwana w'umuntu atabimenya ngo amucire bugufi. Byatubera byiza nibura dufashe nk'icyumweru kimwe cyo gucecekera imbere ya Kristo. Ese ubu koko dufashe umwanya mu Rwanda tukamara igihe dufunze iminwa yacu, tugacecekera imbere y'Imana? Ese abavugabutumwa baramutse bafashe ukwezi tukakumara ducecekeye imbere y'Imana, yewe nabo ku maradiyo bagaceceka, ese buri wese afashe akanya ko gucecekera imbere y'Imana koko ntibyaba ari byiza? Twasomye kandi ngo ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, isi yose ituriza imbere ye. Ariko Zaburi ya 2 itangirana akabazo kagira kati kubera iki? Kimwe n'ikibazo cya Habakuki, umwanditsi wa Zaburi arabaza ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo, n'amoko yatekerereje iki by'ubusa? Aya magambo kandi tuyasanga no muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 1. Kubera iki imyigaragambyo? Kubera iki imidugararo? Nta yindi mpamvu atari ukuba kure y'Imana. Muri iki gihe ibihugu by'amahanga byibagiye ko Imana iri mu ijuru. Imana iri mu ijuru, ariko isi yo yuzuye ibibi byinshi kubera kutubaha Imana. Ikibazo cy'abantu muri iki gihe ni ubusabane bafitanye n'Imana. Nshuti yanjye, amahitamo ahari namwe gusa, nuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio.
Transworld Radio. Sambirana, 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 usemera. Sambirana, 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 usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Nk'uko maze kubikumenyereza, mbere y'uko dutandukana, ndifuza kukugezaho incamake y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Nshuti mukundwa, twabonye ko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kibanze ku mahano ategereje Babuloni, ko twavuze ku mahano abiri tutari twavuze mu kiganiro cyaherukaga. Twabonye ko Babuloni yakoreshejwe n'Imana mu guhana amahanga arimo n'ubwoko bwayo bw'Ubuyuda, ariko nabo, ndavuga Babuloni, Imana izabahindukirana inabahane kuko nabo bakoze ibintu bibi cyane, byose biherekejwe n'ubusinzi ndetse no gusenga ibigirwamana. Reka dusabe Imana kugira ngo itabare ibihugu byacu, kuko no muri iki gihe dusohoyemo ni nako abantu bakomeje kwijandika mu bigirwamana. Nshuti muvandimwe, ikintu cyose ushyize imbere ukakirutisha Imana, ukagiha umwanya wawe wose, icyo kiba kiguhindukiriye ikigirwamana. Gukunda filime, gukunda umupira, gukunda umugore wawe cyane, gukunda umuryango wawe cyane, ukabirutisha Imana, ukumva ko ari byo byaza mu mwanya wa mbere kuruta gushyira Imana imbere muri byose, ibyo byose bishobora kuguhindukirira ikigirwamana. Imana yacu rero idutabare kandi ifashe ibihugu byacu, cyane cyane duhereye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turi imbere yawe tugusaba kuturinda gushayisha nk'uko iyi si ya none iri. Imbabazi zawe nizidutwikire, uturinde, uduhe kuba mu isi ariko imitima yacu uyihe gutumbira cyane mu ijuru, uduhe kugirirwa neza nawe. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka, tuzatangira kwigira hamwe igice cya 3 mu gitabo cya Habakuki. Nkazakuganiriza ku magambo yarakubiye mu isengesho rya Habakuki. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.